ndaje ngo umare inzara n'inyota Kristo mfungurira. Nsonze y'ineza yawe, nsonze y'ubuntu bwawe, nsonze y'impuhwe zawe. Nkuko tugiye kurera mu ivanjiri uyu munsi, cyumweru cya 16 byumweru bisanzwe umwaka se, turaza kubona Yezu agiye kwa Mariya na Marita. Turaza kubona ubwoko bubiri bw'ifunguro. Ntabwo umuntu akeneye ifunguro ryo mu nda gusa, ahubwo akenera n'ifunguro ry'ubugingo, akenera n'ifunguro rya roho cyangwa se ifunguro ryo mu mwuka. Ntabwo umuntu akeneye gusa ibitunga umubiri, nabyo Yezu ntabwo abigaya, ntabwo abirwanya, ahubwo biragendana. Reka mbanze ngusubiza aho uteze amatwi iyi Shuwa TV show. Nari maze igihe ndwaye na n'ubundi ku miti, ariko bibaye ngombwa ko mfata uyu mwanya kugira ngo dusangire kuri iri funguro rya roho cyangwa se ifunguro ry'umwuka, aho dusanga ko tubona ko Yezu Kristo adashyigikiye ifunguro ry'umubiri gusa, ahubwo ashyigikiye ifunguro rya roho, ari naryo mu by'ukuri yita ko ari iry'ingenzi, ari ryo Mariya yahisemo. Kuri uyu munsi ushobora kuba uri mu gihe cy'inzara, inzara y'ibyo kurya bifatika, ariko hari inzara mbi Kristo atubwira, inzara yo kutumva, yo kudatega amatwi Yezu Kristo ngo tumujye ku birenge bye tumutega amatwi. Niba ufite ijambo nyabuzima, niba ufite ijambo rihoraho, niba ufite ijambo rikiza, niba ufite ijambo ribohora, niba ufite ijambo ryiza, ijambo ry'Imana ni ubuzima, aradushishikariza kumutega amatwi kandi tugakurikiza ibyo atubwiye. Reka tugaruke mu kanya. Dore igihe kirageze, ni igihe cyo kwisubiraho, mwicuze mwigomye, mwabaze uhoraho, mwicuze mwigomye, mwabaze uhoraho, mwicuze mwigomye, mwabaze uhoraho, mugende mu nzira ze. Dore igihe kirageze, mwicuze mwigomwe, mwambaze uhoraho, muhinduke, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore igihe kirageze, ni igihe cyo kwisubiraho, mwicuze mwigomye,
ivanjiri uyu munsi twayisanze mu nkuru nziza uko yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 38 kugera ku wa 42. Yezu ari iwabo wa Marita na Mariya. Yezu akomeza urugendo n'abigishwa be agera mu rusisiro, maze uwitwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita we yari ahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yezu ati, mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwire aze amfashe. Ariko Nyagasani aramusubiza ati, Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihibikanywa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike, ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, hano tubonye Yezu Kristo arimo agenda. Yezu akomeza urugendo n'abigishwa be. Ese kugenda mu ngoma y'Imana bishatse kuvuga iki? Ubu nibwo butumwa Kristo yadusigiye atubwira ati, nimugende mwigisha amahanga yose. Nimugende mwigishe amahanga yose. Nibyo nanjye ndimo. Nimugende mwigisha. Nanjye ndababwiye ngo nimugende. Ntabwo wakwigisha utari kugenda. Umuganga, ubundi ubusanzwe abarwayi nibo bajya gushaka muganga mu by'isi, ariko mu by'umwuka umuganga niwe ujya gushakisha abarwayi. Twanabirebaga mu nzira Yezu Kristo yanyuragamo agenda agira neza, akiza abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye. Ariko turaza kubona ko ibyo byose byo bifasha umubiri gusa. N'ubundi uwo Lazaro Yezu yazuye n'ubundi yarongeye arapfa. Ahubwo Kristo icyo ashaka ni ubugingo. Ese ufite ubugingo? Yezu rero aradushishikariza kugenda nk'uko nawe agenda ajyana n'abigishwa be. Niba ushaka kumera nka Yezu, itoze kugendana nawe, itoze guhorana nawe, haba mu mirimo ukora, aho wirirwa, aho ugenda hose, itoze kugendana na Yezu Kristo. Wambariza Imana kuyishyiga ikagusiga ivu. Sinzi niba ari uko wabivuga, ariko uko byasa kose iyo wegereye Imana kenshi igusiga ubumana, maze ugatangira kuba Imana mu bantu. Murashaka kwibaza, wowe wegera nde? Njyewe negera nde? Niwegera shitani cyane uzaba umushitani. Ni uko kuri. Ugendana n'abajura umujura, ugendana n'abanywa urumogi urumogi, ugendana n'abasambanyi umusambanyi. Rero twige kugendana na Yezu kugira ngo tube abayezu batoya, abayezu batoya. Yezu Kristo wapfuye ku musaraba akazuka akumariye iki? Ese umuntu akubonye yakubonamo Yezu cyangwa yakubonamo undi muntu? Aha rero turasabwa kugendana na Yezu Kristo. Yezu agiye kwa Mariya na Marita, agiye kubasura. Agiye kubasura. Agiye kugira gute? Kubasura. Aramwakira. Ese wowe Yezu Kristo yagusuye uramwakira cyangwa umwegeza hirya cyangwa se ntunamumenye? Ibyo mwagiriye babandi baciye bugufi, bababaye, bambaye ubusa, bafunzwe, barwaye, burya ninjye mwabigiriraga. Yezu Kristo aturimo
kuba uturanye n'abantu bagukeneye n'abanyantege nke ni umugisha kuri wowe, ni amahirwe yo gukorera ijuru. Niba wegeranye n'umukene, niba wegeranye n'umuntu ugukeneye, ni amahirwe kuri wowe yo gukorera ijuru. Marita aramwakiriye, abenshi tumuhindira kure. Mu bantu baje badusabirizaho, badusaba icumbi, bagira gute tukabirukana. Abantu bababaye, aho kubitaho tukabavuga. Ni kangahe ducira abantu urubanza aho kubafasha kugira ngo bave mu bibi bari tubabonamo, maze bagere mu nzira nziza. Marita rero yakiriye Yezu Kristo. Marita tubera urugero rwo kwakira Yezu Kristo mu buzima bwacu. Yezu Kristo tumusanga he? Yezu Kristo ari mu bababaye. Yezu Kristo wa Marita ari mu banyantege nke. Yezu Kristo ntawe ugihari physically, ahari mu buryo bwa Roho Mutagatifu, ariko uwo roho kurimo ni uguhishurira Yezu Kristo wariwe. Wa muntu w'umukene muturanye, wowe uramena ibiryo kandi hari ababishaka, uri umukristo. Ese Yezu Kristo yakora iki ari njyewe? Jubaza Yezu uti ari wowe uguye muri ugeze muri iki gihe, wabigenza ute? Azaguha igisubizo hamwe na Roho Mutagatifu. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita we yari ahugiye mu byo gushaka amazimano. Marita ahugiye mu by'isi, ariko Mariya we yagiye yicara iruhande rwa Nyagasani yumva amagambo ye. Gusenga, gushengerera, guceceka Yezu akavuga. Iyo uvuga ntawe urasira isandi mu rusaku. Niba ushaka ko Yezu avuga, biragusaba guceceka. Nuvuga Yezu araceceka, nuko bigenda. Keretse nakubwira ngo vuga. Yezu Kristo mu by'ukuri akeneye abantu bamutega amatwi. Uyu Marita arimo aragaburira nyir'ibiryo, reka mbivuga gutya. Ntabwo yamenye ko Yezu ari Imana. Yezu afite ibiryo, Yezu afite kujya kumuzimanira. Rero uba wirengagije ubushobozi bwe. Ntabwo kugaburira Yezu ari bibi. Yezu nta cyacu akeneye kugira ngo atugirire neza. Yezu nta ruswa. Babandi batubwira ngo tanga amafaranga ngo Imana igukize, ngo tango ngira ibyo ukora, ngo ngiyirize iminsi 40. Ayo ni amakondisiyo y'abantu bashyiraho. Yezu nta cyacu akeneye. Azi ko dukennye. Nta gitambo ashaka ngo tumushyire amaturo, tumushyire. Icyo nshaka ni impuhwe, si amaturo. Icyo nshaka ni impuhwe, si ibitambo. Abantu baragiye gusenga bakibabaza. Arazamuka akanyarira n'ikibuye kingana umusozi, ararara mu mazi. Ntabwo ari uko mbipinga, ariko Kristo ntabwo ari uko ameze. Kristo atugirira impuhwe uko twaba tumeze kose. Ibyo yakoze ku musaraba birahagije. Ntacyo utegetswe gukora kugira ngo Yezu Kristo agukize. Yagukijije rimwe rizima. Nta kondisiyo n'imwe kugira ngo Yezu Kristo agukize. Niki waha Yezu Kristo kumva ko kuramuhaye?
kumuha ibintu bishira. Si uko ibiryo ari bibi, si uko kugaburira Yezu ari bibi, ariko Kristo arashoboye byose. Ahubwo mubwire, mutega amatwi ijambo rye, nibyo biryo urya ukazajya uhora uhaze. Ijambo ry'Imana nk'iri turimo turasangira, ijambo ry'Imana riraryoha. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, n'ibiryo bitanga ubuzima ariko birashira, ariko ijambo rya Kristo ririshira. Ibiryo barabikwiba bakaza bagatobora inzu bakabitwara, materiel physique barabashobora kubikwambura, ariko ijambo ry'Imana ntawe wari kwambura. Ijambo rikurimo ntawe ushobora kurikwambura. Warinyambura unyica, ariko nyamara hari abantu biyambuye ijambo ry'Imana kubera gutinya, kubera kugira ubwoba. Shitani irababwira iti nuvuga barakwica, nuvuga baraguseka, baragutoteza. Nyamara Kristo yarabidusezeranyije avuga ati uziyemeza kunkurikira wese yitegure no guheka umusaraba we maze ankurikire. Tureke gupfukirana impano y'Imana. So Mariya yari yicaye iruhande rw'ibirenge bya Yezu yumva amagambo ye. Twige kwicara hamwe, twige kwicara physically, twige guhora iruhande rwa Yezu. Ikibabaje, Yezu twamwimuriye mu kiliziya, Yezu Kristo twamukuye mu mitima yacu, tumwimurira mu kiliziya. Yezu turagendana. Yezu washyize mu kiliziya utakurimo nta nuriyo. Yezu Kristo aba hose. Umuntu aturuka i Cyangugu akajya gusengera i Kigali, ngo niho Yezu ngo azaba ari ku cyumweru. Ibaze. Yezu aba hose. Umuntu asiga Yezu mu rugo amaze kumuhondagura cyangwa se kumukubita cyangwa se kumugirira nabi, ndavuga umugore we cyangwa umugabo we, akajya mu kiliziya kwiyerekana uko atari. Nyamara Yezu amusize he? Mu rugo. Abakene duturanye nibo ba Yezu. Maze twajya gukora ibyaha tukajya kure ya kiliziya kubera kuzi ko Kristo ngo ari mu kiliziya. Yezu Kristo agendana nawe. Twiye kwicara iruhande rwa Yezu igihe cyose uri mu modoka, igihe cyose uri mu kazi, igihe cyose aho uri hose, igihe cyose uri gucuruza, igihe cyose wumve ko uri kumwe na Yezu Kristo. Bizagufasha kudakora icyaha kubera ko uzaba utinya amaso y'Imana. Imana yacu ireba hose, Imana yacu imenya byose. Iyo utangiye kujya mu byaha uba ushatse kuyipfobya, kwitareba hose, kandi ko kuzarebe uri gukora icyaha urikingirana. Nyamara uwamenye ko Kristo ari hose ntabwo ashobora gutinyuka gukora icyaha. Ntabwo twabyishoboza kutagikora kubera ko Roho Mutagatifu yumwiyambaje aguha imbaraga isi itaguha. Marita we yari ahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yezu ati mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwire aze amfashe. Mwigisha, kubwira Yezu. Mu Rwanda mboreka abumva ikinyarwanda, ariko muri Afurika muri rusange, aho kugira ngo ubwire nyiri ubwite ikibazo, ahubwo ujya kubwira utakigenewe. Niba urugero ngufitiye ideni, wowe urahita ugenda ubwira abandi ko njye ngufitiye ideni, usanga uri kugira gute? Uri kumparabika, rimwe na rimwe urambeshyera, ushobora gusanga naranibagiwe. Ariko ukwiye kwegera nde? Yezu Kristo. Yezu aramukubwirira. Umugore, niba ufite umugabo ujya ugukubita, niba ufite umugabo ukubangamira,
uguharira imirimo, niba ufite umugore ukubangamira, niba ufite umuntu wumva kubabaza, wimuteze Yezu. Marita ateje Yezu Mariya. Niba warabuze umuntu ugeraho, niba umuntu akubangamira, wikwirwanirira, muteze Yezu. Niba ufite umuntu ukwanga, wimwanga, muteze Yezu. Umuntu naguha amata, umuntu numuha amata akaruka amaraso, uzakomeza umuhate amata, igihe kizagera nawe aruke amata. Umuntu ahinduka ibimwuzuye. Niba ufite umuntu wakujujubije, bosi wawe, ufite umuntu wagutesheje umutwe, wakwambuye, wijya kumutuka, wijya kumutonganya, wijya kwirwanirira, muteze Yezu. Ufite umugabo wagutaye, ufite umugabo waguhemukiye, ufite umuntu wakubabaje mu buzima bwawe, ufite umuntu wakwiciye, ufite umuntu reka kujya kwihorera, muteze Yezu. Yezu niyo mpamvu ahari. Yezu ari hagati yacu. Yezu ari hagati ya Mariya na Marita. Yezu arahari, ahubwo ntitumubona, turashaka kwirwanirira. Niba bakwibye urashaka nawe guhita wiba. Niba bakubeshyeye nawe urashaka guhita ubeshya. Niba umuntu yakubeshyeye, muteze Yezu. Ni muri kwa kumuvugisha. Yezu ntacyo bikubwiye mu gihe dusenga, tujye tubwiza Imana ukuri. Eregiza amarangamutima yacu. Tureke gusenga n'uburyarya, tubwize Imana ukuri k'umutima wacu. Bwira Imana uti ndababaye kubera iki n'iki. Erega Imana irakuzi uko umeze. Muganga wo mu isi arakubaza ngo wiyumva ute, ariko Kristo we abimenya utaranabimubwira. Bwiza Imana ukuri. Ubwira Imana uti banyibye. Ubwira Imana uti mfite ikigeragezo iki n'iki, bana bananiye. Aho kugira ngo tuye kubona inkuru maze igihe numva abantu birwanirira, agashaka akihekura akica abana 3 yabyaye. Kubera iki? Yanze kugisha inama Yezu. Yezu yatubwiye kitazashira ni ijambo rye, kandi niri gucika kurifata bizakugora. So umuntu mubi rero ntabwo ntabwo umuntu ukurwanya nawe umurwanya. Yezu bajyaga bajya kumuroha mu nyanja, mu manga, akabanyura mu myanya y'intoki. Ntabwo umugira nabi, ntabwo umuntu ukugiriye nabi nawe umugirira nabi, oya, ahubwo umuteza Yezu. Inabura yihunga, ntabwo uyisanga. Inabura yihunga, ntabwo uyirwanya. Ushobora kuyirwanya ikagukubita kubera ko iyi si igizwe n'ibibi. Iyi si mu by'ukuri muri rusange yigaruriwe na shitani. Niyo mpamvu rero utajya kwirwanirira, yiteze Yezu. Wowe uri mu bukene, reka kujya kwiba. Wowe uri mu bibazo, reka kwirwanirira, biteze Yezu. Yezu azi igisubizo, Yezu azi uko biri bugende.
Marita kugira ngo agere kuri Mariya anyuze kuri Yezu. Nyamara arakwiye guhita amubwira ati ngwino umfashe vuba, ariko anyuze kuri nde? Kuri Yezu Kristo. Tujye tumenya aho tubwira ibibazo byacu, tujye tumenya aho ibibazo byacu binyura kugira ngo bibashe no kugira gute no gukemuka. Ariko Nyagasani aramusubiza ati Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahibikanwa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike ndetse ni kimwe. Cyangombwa ni kimwe. Marita, kwakira abashyitsi ni byiza, ni byiza, ni byiza, ariko Yezu kubera igihe gito afite kandi twese arashaka kutugeraho, kumwakira ntabwo bihagije. Dukwiye no kugira gute? Kumutega amatwi. Ijambo rye niryo ry'ingenzi. Ijambo rye ni urumuri, ijambo rye ni sharijeri, ijambo rye riradukomeza, riduha imbaraga zidutsindisha, zituma dutsinda iyi si. Icyangombwa ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Mureke natwe duhitemo umugabane mwiza utazatwamburwa, ari wo ijambo ry'Imana. Tubwirane neza, duhumurizanye, tureke gucira abandi urubanza. Yezu rero aratwereka ubuzima bubiri, ubuzima bw'umubiri ndetse n'ubuzima bwa roho. Ariko atubwira ko iby'umubiri byo atari ngombwa, kubera ko ibiryo turabirya tugapfa, birasigara, tuzabisiga, nta n'icyo bizatumarira. Ntabwo bazakubaza ngo wari ubyibushye, wari unanutse, wapi. Mu ijuru bazakubaza ese wumvise iki, ese wamenye iki. Ariko kandi nitumara kumva ijambo ry'Imana turishyire he mu bikorwa. Ese mu rugo dukora iki? Ese mu rugo ndora dutongana ngo yampariye imirimo, yampariye iki? Oya, umuntu ntabwo atagufata neza, ukaba atari gukora inshingano ze neza, muteze Yezu, azamuhindura, azamuhindura. Yezu, niba wizeye ko Yezu ashoboye byose, azamuhindura. Marita rero ntabwo batubujije gufasha abatugana, ahubwo ntabwo bihagije. Igikenewe ni urukundo, ni urukundo. Ariko kandi urukundo ni ibiryo bya roho, ibiryo bya roho bikaba urukundo. Mureke dukundane. Kristo wabambwe, Kristo wapfuye akazuka, natubabarire kandi aduhe umugisha, aduhe ubwenge, tubashe kugenda, tugende dusanga abarwayi, dusanga ababaye, dusanga abanyantege nke, nk'uko iyi shene yaje ngo isanga abantu aho bari mu mariri yabo, abantu bihebye ngo baracumuye. Niba umuntu yarakubabaje, mwarabyaranye yihakana umwana, yaragutaye mu buzima bubi kubera umuntu, wimwifuriza inabi, kuko numwifuriza inabi nawe uraba uri guhomba inshuro ebyiri, urabura isi ubure n'ijuru. Mwifuriza neza, muteze Yezu. Yezu azahana ari gukubita agashinge bigakunda. Ariko niwirwanirira uraza gushiduka wamuhitanye, uraza gushiduka wamugiriye ishyari, uraza gushiduka shitani yakwinjiriye ngo ujye kumuroga. Muteze Yezu. Yezu niwe uzi iby'umuntu, icyo yakora kugira ngo umuntu akire. Rero reka mbashimire mwese mwadukurikiye. Imana nibaha umugisha kandi ikwagure wowe n'umuryango wawe n'abawe bose. Rero nimugire amahoro.